muraho neza, Imana ibarinde, Imana ibandebere icyoroshye. Umunsi twigarukirana na bya biganiro byacu, nababwiye ko ngiye kujya mbaye ikintu bita ibiganiro byiza byigisha birimo inama nzima. So uyu munsi ntago naje kuvuga ku basore ntago naje kubavugaho neza cyangwa se abakobwa, ariko nyine muranyihanganiramo buke. Nta kuntu ngiye niyumvisha ukuntu uba uryamye mu rugo ukabona telefone yawe baraguhamagaye, uri umusore uhamagawe n'umukobwa arakubwiye ngo nje kugusura, ntutekereze kabiri. Wowe iyo umushaka akaza kugusura uramuhamagara akakubwira ko nta mwanya afite ahuze, ariko wowe afashe telefone yaraguhamagaye arakubwiye ngo nje kugusura, nta no gutekereza pe, isubwa ati banguka ahubwo ugezeyo. Ariho hahandi uzasanga yagiye gusamara nyine ahandi hantu bakamutera inda, yashaka kubwira ngo ni wowe kuko ntabwo watekereje. Wowe yarakubwiye ngo nshaka kuza kugusura uyu munsi, nawe ati vayo. Nta no kumubwira ngo ntabwo mari hari ahantu nagiye, ahubwo nimba hari n'ahantu wagiye, aho hantu uhise uhareka uhise ugaruka mu rugo. Aramubwiye ngo banguka ndiyo. Kandi rwose ibyo bintu ni ubusa. Nimba arakubwiye ngo ari bize, nawe mubwire ko uri bize. Wowe uzamwihamagarire ku giti cyawe umubwire ati ndashaka kuza kunsura, atari we ukwihamagare ngo akubwire ngo nshaka kuza kugusura. Wowe nakubwira ngo nshaka kuza kugusura uzamukatire, kuko azaba afite ikintu nyine ashaka kugushyiraho. Mana, tujye dutekereza kabiri. Murabizi akenshi na kenshi abasore nta nubwo buriya tujya twumva nyine umukobwa araza mukaryamana, ejo agahita ajya kukurega muri leta ngo amufashe ku ngufu. Icyo gihe bagutambikana udakoze amaguru hasi. Rero utandukana no kuba waba wibye nyine ibintu mbese babyita kugufatirana. Ni kwa kuntu umuntu aza akagutungura ngo mani ngo twajya ari ugahita ugenda. Aho hantu ntabwo wari wahapanze, ntuzi ikintu agiye kuhakora, wowe ugendeye mu gikundi nyine gutyo tu. Ntabwo uzi ikintu agiye gukora aho hantu, wowe uri nkonkobotsi urari. Mbese ni nk'uko ugiye usanga moto mani ukavuga ati twagiye, motari agatatse moto mukagenda, atari yanabipanze atazi ahantu yari agiye kujya. Tandukana rero nawe utuze mu mutima wawe, ni ahantu uzahura n'ibintu by'ibyaha. Kwa kundi usanga abantu baraje ati ngwino tujyana ahantu, wenda bavuye kwiba, bahise baza kukureba iwawe, ngwino tube dutemberana ariko muri karitsiye gutya. Muragiye muratemberanye nyine bisanzwe, gusa ntuzi ahantu bavuye, ntuzi ikintu bakoze, ntuzi niba bari gushakishwa cyangwa atari gushakishwa. Leta iraje irabasanga nyine mu mukwabo, nawe icyo gihe uzagira ute? Uzagendamo, uzisobanura wageze ku murenge, babanze bashishoze nabwo neza ko mutari muri kumwe. Abo bantu baza bagutungura, baza nyine bagufatirana nyine byagutya gufatirana nk'aho uri ikintu cy'ikijerekani nyine. Oya, ibyo bintu bireke mani. Hari abantu benshi biba byarakozeho kubera nyine kugenda mu bintu batazi nyine bakita igikundi nyine. Reba hari ukuntu abasore baba bari kugenda mu muhanda ukabona ni igikundi nyine, nawe ukabajyamo bakavuga ati tugiye kwinywera inzoga, utari wanabipanze, nawe ufite amafaranga, ukavuga ati tugende nawe njye kwifatira aho rimwe, ugasanga nyine ibintu byawe byose bipfuye ubusa. Atumbuze nawe kwishyura telefone yawe barayijyanye, bakujyana nyine ikintu cyose cy'agaciro barakikwambuye kubera ko wagiye mu bintu utateguye. Banza utegure utuntu twawe rero, dutegure neza. Ibisanzwe rero YouTube channel Sangwa Media TV, kora subscribe ujye ukurikirana ibiganiro nk'ibi byiza birimo inama nzima, birimo nyine ibintu by'ubwenge kabisa, ibintu nyine byiza nyine byakubaka. Kora subscribe tujye tubana mu biganiro bikurikira. Bye bye.